bireba bifite uburyo kibuga bikemuye ukava mu nzira ariko twe nka Rayon Sport cyangwa abakinnyi tugomba gukora akazi kacu mu kibuga no mu kibuga dukora akazi kacu nka gariyanze kibuga nibiwa kuko byanze narabibonye nibiwa kuko ntabwo twavuganye nta bakinnyi ba Rayon Sport bavuganye so navuga ko ari bya bintu magendera mu kigali kugira ngo atuke muri equipe so abakinnyi yavuze muri bose hamwe bafite iyo gahunda yo kwandikirete kuko sigaje muri shampiyona karangi nuko naho hari kandi ibyo bintu kandi bidakwiye mu shampiyona kuko byanyisha abantu byakiriye message ndunganye zinuka kubera bya bintu yatangaje so nk'umunyamakuru w'umunyamwuga nawe gutita gukora ibintu nabiriya kugira ngo yandishe abantu abafana babo nta bibazo muri Rayon Sport ibibazo birimo ni ibisanzwe ko abantu batahembwa ni ibisanzwe kuko n'andi makipe adahemba so uko nyamara mbivuga twe tureba mu kibuga then tukamara ko ibyo tugomba gukora mu kibuga tubikora neza then twishyuza inyuma so abanyamakuru bagenda bandisha abakinnyi ba Rayon Sport abakunzi babo dufite imiryango dufite imiryango ntabwo turabona bo mu muhanda so iyo ubyitse mu gitondo ukavuga umuntu nabi kuri radio ubimenya ko nawe umuntu afite umutima arababara so ajye afata umukinnyi ishyire mu mwanya yumve ibyo bamuvuga iyo bimuvuze byagenda gute so ntacyo navuga kirenze icyo nuko tugomba gutwitora nka Rayon Sport Africa kuri shampiyona so hamwe n'Imana kandi tuzagira ku ntego zacu interview ya Muhire Keve ikuyemo ibintu na bitatu tukwiriye kuganiraho aravuga ngo hari amakuru yasohotse ko Fitina Ombalenga yanditse ibaruwa Keve aravuga ati yanditse ibaruwa ku giti cye nk'umuntu ariko ntabwo yanditse ibaruwa ya groupe yose avuga ati abantu hari abandi bantu muzi ko na Keve bamushyize mu majwi abantu bashaka gusesa amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport harimo ba Aimable harimo ba Ombalenga bavuga abakinnyi nka batanu Iraguha Haji byose rero harimo kwitiranya ibintu Keve yumvishe ko arimo aratangariza abanyamakuru yego ariko harimo ikintu cya confusion cyo kwitiranya ibintu Rayon irimo ibibazo byinshi nko muri groupe y'abakinnyi harimo ibibazo byinshi harimo ibibazo by'amafaranga ariko si byo gusa harimo n'ibindi bitari by'amafaranga cyane so Keve rero ari kuvuga nkaho ikibazo kiri muri ekipe ya Rayon Sport ikibazo cy'amafaranga gusa no Keve twari kumwe mu Nzove tubasura kwa gatatu nabwo yaratangaje avuga ko nta mukinnyi wa Rayon ko abanyamakuru ari kuvuga ko abakinnyi ba Rayon bamwe na bamwe bagurwa hari kwa kabiri donc barya ruswa avuga rwose mu buryo buri bold mu buryo butomoye avuga ko nta mukinnyi wa Rayon urya ruswa Keve rimwe na rimwe nibyo ni kapiteni wa Rayon Sport ariko nawe hari uburyo agiramo kwihuta cyane Keve ntabwo ari mu mwanya mwiza wo kumenya niba ari umukinnyi wa Rayon Sport urya ruswa cyangwa utarya ruswa Keve niwe wenyine wamenya ko atari ruswa ubwe kuko umukinnyi wa Rayon Sport agiye kugurwa no kurya ruswa ntabwo yaza kwibwira Keve ntabwo abanza kwikoraho inama so icyo ni ikintu yavuze turi mu Nzove ndumirwa hari abakinnyi ba Rayon Sport already bahanwe urabizi harimo umuzamu Kadime Ndiaye Aimable we biratandukanye bura Kadime Ndiaye nawe ari ku myitozo ariko ubona ko akenshi bamushyira ku ruhande agakora wenyine ariko Aimable we ubona ko ari muri groupe bari kumwe n'abandi ni situation zitandukanye ariko nawe yabivuzweho ariko Aimable amakuru ahari Aimable na Ombalenga abayobozi basabye ko batazongera kujya ku rupapuro rw'abakinnyi bakina ntabwo ari abayobozi rwaka ariko bari basanzwe barimo yarabisabye Ombalenga barabishingira kuki umva amakuru Ombalenga iki cyatumye bafata icyo bari basanzwe barimo ariko bakaba mu mutoza Rwaka Claude atabishaka umva Rwaka Claude we icyo avuga aravuga ngo abakinnyi njye ubwanjye ntemeranya n'umutima wanjye ntizeye ko nabizera kuri buri match 100% ko turi kumwe mu mushinga doko batavugwaho rumwe bafite ibyo bakekwaho niyo byaba bitari byo ibyo bakekwaho ntabwo nabizera umukino wa nyuma ya sezo amakuru rero hari kuri icyo kintu ntago wenda ngiye kuvuga izina kugira ngo bitumvikane ukundi ariko muri urwo rutonde rw'abakinnyi muri rusange twari tugarukaho biravuga ko mbere ya match ya derby finale y'igikombe cy'amahoro umwe muri abo bakinnyi ngo yatanze amakuru kuri Mukeba yego makuru bari gukora ama analyse oya ubishinjwa bagani yanavuze ko ntavuga izina ubishinjwa ni Ombalenga atanga amakuru kuri Mukeba ya tactique bazakoresha abakinnyi bazabari abatazari n'ibiki noneho ngo birenga ibyo
bigera no kuri mwarimu wari uri kubafasha match. mwarimu nuko abantu badashaka kubyumva bakaca hirya no hino, ariko mwarimu umupfumu sinjya bizanye n'abarozi mbisanga n'abarozi ba match. Umurozi wagombaga gukorera na siporo nawe ngo aramutanga, ngo ni umurozi ukomeye cyane w'umukongo, aramuvuga amena ibanga, amubwira mukeba, akibwira mukeba ngo amubwira mukeba, ubwo batanze amakuru bavuga ko mukeba yahise ahindura match, urumva akahita ajya ngo ku ruhande ngo rwa mukeba. Ayo makuru ayo makuru yahise ahindura boss. Ayo makuru urumva uwo mwarimu akomoka mu gihugu cy'u Burundi. Umuntu ngo mu Burundi w'inshuti y'abareye hafi cyane, ngo niwe wabahaye ayo makuru, aravuga ati wayitoje cyangwa ikintu na ibyo byibonera, urumva ni inshuti ya hafi cyane, urumva aravuga ati nyamuneka mutangatange kuko mwarimu aragiye kumeze gutya na gutya. Ubwo baje gukora iperereza, Yezu ni Zandani na kwe mu ikipe, baje gukora iperereza basanga ni umwe muri abo bakinnyi mwarimu uramuvuga watanze iyo makuru. Rero niyo mpamvu nakubazaga imbere kumenya impamvu umutoza Rwaka yafashe iyo myanzuro. Kwivuga imbere y'ayo makuru na mbere yuko Ombolenga yandika ibaruwa, n'ubundi ntiyarebwaga neza ko yakinaga, akaba ari umuntu w'umumekonta utishimiye ko adakina, ashyirwa ku ruhande atazi impamvu. Muri groupe ya Rayon Sport bakeka ko meforme zitizanye, bakeka ko ashobora kuba afitanye connection n'abantu bategurira APR. Siwe gusa rero, urutonde rw'abakinnyi batarebwa neza ni benshi, bakekwa ni benshi, ariko Rwaka akavuga ngo abo njyewe nawe mfiteho amakuru abo nshobora gufata risike kubakinisha. Ubundi hari abasaba Rwaka ko ilisite yaba ndende, kuko havugwamo Keve, hakavugwamo Haji, hakavugwamo Bugingo, hakavugwamo Richard. Ariko uramutse ugendeye kuri ibyo bihuha byose bivugwa, wasanga ekipe yose utayikinisha. Rwaka rero we lisite yemo yemera ko atakwizera muri imikino isigaye, donc no kuminimiza ereri navuga yaturuka ku bugambayi. Abavuga ko we atagomba gukoresha harimo Ombolenga Fitina. Zandani urazifite, yarazitangaje ko yego Rugangura Zandani amakuru agira uko avugwa, amakuru agira uko avugwa arizewe, no kuminimiza amayeri. Zo ni Zandani zo muri Rayon Sport, nirwa mu nzove njya none se nirwa zirajongera utera ntabwo ushobora kuziterera uri mu amakuru atunguranye cyane, amakuru zirajongera nk'iza Neymar, amakuru adafite gihamya uramuninura muri ekipe, kuko yatawe n'amakuru muri ekipe niyo amakuru adafite gihamya, ariko agwibiswa uhagarara n'umukiriya akabikubwira, uhagarara n'umutoza akagira icyo akubwira, nyine biraho, kuko ntabwo bishoboka ko Ombolenga afite inamara ukwezi adakoreshejwe byizanye umukinnyi ukomeye. Ntabwo bishoboka ko Aimable boom yava muri ekipe gutyo gusa, ntabwo bishoboka ko Kadimende yawe narwo akora imyitozo n'abandi akora wenyine. Hari ikintu kiba cyabaye uko byagenda kose. Abakinnyi b'abaseniya ntabwo n'umwe wemera kutobora ngo akubwire, ariko akubwira ko hari ibyo bakekwaho byo kugambanira ekipe. Ariko aho bigeze Ombolenga na Aimable ni ku ruhande, niyo mpamvu ubona uwo bita Kabange ari muri groupe, uyu mwana bita Fabrice agomba gukina imikino ya nyuma, nawe gatatu wenyine wundi uhari. ubwo nko kuri Rwaka akaba azi ko Ubugingo na Iraguha Haji nabo bafite kese zabo, bo ntekereza ko tutarabageraho, bafite ibyo ashinjwa tutarabageraho. Reka tubanze tuvuge kuri reaction y'abareyo ibaruwa ya Ombolenga, kuko nazo ni izindi Zandani nazo zigenda, sibyo? Hari abareyo bakoze trade, baravuga ngo Ombolenga ntazava muri Rayon Sport amasezerano yatarangiye. yego twiteguye kumuhemba umwaka we wose, nk'uko mubona Majaliwa atakijya mu kibuga kandi ahembwa. Abareyo ngo biteguye kubikora gutya. Unganire kuri iyo ngingo rero Ombolenga impamvu abareyo babikoze asigara isoka abareyo babikoze kuko bigaragara ko Ombolenga afite nakwandika iriya baruwa asaba gusesa amasezerano, motifu ye ntabwo yumvikana. Why? Ombolenga Fitina bamufitiye amezi abiri muri Rayon. Ombolenga ajya no gusinya muri Rayon, yari abitswe amezi azabaho.
Rayon ni bisanzwe kumara amezi abiri itaguhemba ikayaguhembera rimwe na Kevin yabivuze muri interview Ikindi. kudahembwa ni ibisanzwe amezi iyo arabira ataraba atatu at least iyo ataraba atatu ntabwo biregerwa atatu nk'ubu ntabwo batumye ageramo kuko bamaze guhembwa yego nona. barahembye Barahembye. barahembye barahembye nona ku mezi abiri ntabwo biri justifiable ko wasezera muri equipe kubera amezi abiri icyo yita rekritoma uretse no kuba itaregerwa muri FIFA niba waraguye miliyoni 30 bakagusigaramo ebyiri zitararangira kameme ntabwo ari ikintu wakwandikira ibaruwa ngo ndasezeye bakurimo miliyoni 2 babaguye miliyoni 30 so ugomba kuba ubyumva ko Ombolenga gusezera kwe bifite icyo bita motivation ultérieure urabyumva ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga nibyo byose rero twavugaga so bakavuga ngo rero Ombolenga niba utemera kuba wacu mu gihe gisigaye cy'amasezerano yawe kuko ntacyo twakwimye nawe ntabwo tukurekura byoroshye ngo uva icyo rero anticipe iravuga ngo aramutse abaye amezi 3 aba yemerewe guhagarika akazi agashaka kandi ntabwo twemera ko amezi azigeragera abo ni abareyo bahivuga ngo mu wahembye agomba kuba ari we waje cyane urabyumva icyo bita umuriro wa Magizanda niwe yavuze ngo ni nawe tuzashyira ku rutonde bwa mbere ngo kugira ngo n'umuntu uhemba ngo atazanana yego ngo ku rutonde agomba guhita ajya muri nabo ni ababaya ngo ku buryo n'umuntu uhemba nabo barahemba batazajya igihe wakananirwa akamusimbuka akamwibagirwa ngo bagomba kugira nimero imwe nk'umuntu wa mbere uzajya ubona amafaranga mbere y'abandi ngo azaba Ombolenga ibyo yasabye babikore ku gihe ega buriya ngo n'amafaranga bamusigaye muri ya rekritoma ntabwo ari amafaranga miliyoni ebyiri bamusigaye bamuhaye 30 n'ubu ngubu bashatse mu gitondo cya kare bajya utawazimwe ubwo baba bashaka kumuvuguruza ariko impamvu bari gukora ibyo byose Lorenzo buriya ngo bamaze kumenya aho ashaka kwerekeza yego bamaze kumenya za ndani nabo baziguyeho niba bamushinja mu buryo butomoye niba bagushinja ko watanze amakuru kuri mukeba ibyo bakabigushinja bikaba bafite n'ibimenyetso ngo bacati ya za WhatsApp byarangira bakaba bafite amakuru ko ushaka kwerekeza kugaruka muri uwo mukeba nawe agaragaza interest ko kwifuza byarangira ukandika ibaruwa usaba gusesa amasezerano nta mpamvu y'amafaranga ifatika y'amategeko igaragara so byaba rero bigaragaje ko ari kugaragaza nk'ikipe y'ikiryoherere ukoramo ibyo ushaka uyinjiramo igihe ushakiye ugasohokeramo igihe ushakiye baramutse bakoretseho ukajya muri uwo mukeba byoroshye baravuga ngo rero turaguha yawe mukeba nakwifuza kugure yiteguye kubikora hanyuma afite umwaka wose wari utubwiye ko kesi ya Haji na Hakim zirihariye gute zirihariye kuko Haji na Hakim buriya nabo bari gusoza amasezerano agomba gusozwa mu kwezi kwa 6 buriya babegereye ukwezi kwa mbere kujyamo kugira ngo barebe ko bakongera amasezerano kuko igihe murabika ko Haji yari ameze neza ari no guhamagarwa mu kipe y'igihugu aravuga ati tube turetse gatoya tubanze dusoze sezo ndeba aho bigana Hakim arabyanga ariko n'ubundi nk'uko twagiye tubigaruka mu rwego rw'imikino ni abakinnyi bamaze kuganira n'ikipe ya APR yaba Haji yaba na Hakim urumva Hakim ni umwe mu bakinnyi pe wavuga bahetse Rayon Sports iyi sezo kuba ari kwicara kuri bench ntabwo ari uko wenda bava uniform za dropins ni umukinnyi umeze neza ariko ikibazo cyabo nabo nicyo kibazo cy'abakinnyi bo mu Rwanda ntashaka kukwerura ngo akubwire urabona nka Trent avuga ati ntabwo nzongera amasezerano muri Liverpool bijyaho bihabwa umuco bo rero ni abantu bavuga ngo mwe muretse gato tuzababwira mwe muretse gato ntayo ngingo turi buyumvikane uri kumva bugingo Hakim kuba ko forme stade dropinze ibe bugingo Hakim ntabwo ari mu bihe byiza nk'imikino nka faze ritu ntabwo adropinze byo kwicara ariko ndavuga ntabwo ari kwicara bugingo Hakim ntabwo amaze igihe ari mu bihe byiza pe urebye match amaze iminsi akina urebye nka match Rubavu ndumva ya hano urwego rwa Rayon se bari shari bwo uburyo ari maze match zeruka bugingo Hakim okay uko njye nayibonye observation bugingo Hakim ari mu bakinnyi basuye inyuma muri faze ritu ntabwo ari Hakim wenyine se badamura baheruka bano basane bari baretse kubona incundura bavuga ngo Rayon Sports abakinnyi benshi bari bamaze iminsi bari muri ibyo bihe bijyanye n'ibihe bari barimo ariko ntabwo bavuga ngo ni umukinnyi wabaye mubi cyane muri Rayon bavuga ngo rero icyo rwakakora bose ni kesi kuri kesi bavuga ngo iraguha Haji na Hakim abantu bari gutekereza kwigira muri APR nta kintu bamariye kuko urabona ko na Haji mu by'ukuri kuva ibyo byose byaza nta kintu ari kumufasha aravuga ngo rero Haji ku munsi w'ejo ntabwo ari kuri bande touche reka mbashyire ku ruhande kandi si bo bonyine reka mbashyire ku ruhande ariko ziko ngiye hari observation amaze gukora urebye mu bakinnyi 11 Rayon Sports yatangiye ikinisha kwizigira nabo yabanjemo ku munsi w'ejo Lorenzo umfashe n'abakinnyi batarenze nka 4 umvuko yatangiye kugeza ubu ngubu umuzamu Eric Dimendiaye ntarimo ubu ni passion defense
yari Youssou Diagne batangira Omar Nyinga na Nsabimana Mama ejo ntibakine kabiri Ombolenga Fitina nta gikina ejo ntiyakinnye gatatu yari Bugingo Hakim ntiyakinnye ngo defense yose n'umuzamu batangiye bakina bari mu munsi w'ejo Mediane yari Roger batangiye ari Kanamugire Roger nibyo ona gakina cyane Kanamugire Roger noneho iminota myinshi yakinaga iminota myinshi na Suleiman Dafe yaje muri tour yabaga yari Majaliwa Kanamugire Roger yari ahari hari imikino yakinnye imikino kurinda match kurinda match na Kanamugire Roger ntibakinnye sibyo Kanamugire we yaravunitse gatandatu yari Richard niwe warimo yego niwe warimo Richard yarimo na Kevin bombi barimo ni babiri yego tumaze kubona bakinnye ku munsi w'ejo batangiye bakina yego ubwo muri batatu harimo babiri uruhande rumwe burya batangira sezo yabaga Iraguha Haji yari Iraguha Haji na Basani harimo Basani wenyine tumaze kubona abakinnyi batatu atake yari Forunganye yaravunitse ubu ni birahindutse cyane abakinnyi batatu batangiye bakina Forunganye mbara nsanga Forunganye amaze iminsi 159 ayoboye ba top scorers Miss 159 bategereje ko Umar Abba bitegerejwe ko Omar Abba azamukira uko bugesera amace ziri imbere cyane bazanihurira hari uburyo squad yahindutse yose ariko hari n'impinduka ejo yari yakoze mu mukino reka twumve Rwaka Claude icyo yasobanuye ku mpinduka yari yakoze ku munsi w'ejo umukino twari twiteguye cyane nyuma y'uko twari tumaze twaratakaje finale rero ni umukino twagombaga kwitegura neza kugira ngo nk'uko nari nabivuze mbere twiyunge n'abafana by'umwihariko kugira ngo dukomeze tunayobora urutonde rwa shampiyona nta byo kuvuga hanze y'ikibuga nk'uko mubizi tumaze igihe dukina match nyinshi cyane Peace Cup na shampiyona nuko twakinaga match 3 mu cyumweru kuwa gatandatu kuwa gatandatu navuga yuko ni amashwa twicaye nka staff technique turavuga ngo reka tugerageze duhindure dukorere rotation by'umwihariko yuko nta gihe gihari n'ubundi dufite undi mukino ku cyumweru urumva nta minsi ihari rero tutagerageje kugenda uburyo duhindura abakinnyi kugira ngo bose tugerageze tujere izi match zose dufite navuga yuko ekipe y'abafana ni gutya nyine ekipe buriya iyo yatsinzwe tugatakaza nka finale ibihuha biza ari byinshi ariko ni ukubimanaginga twebwe ntabwo twita ku biri hanze ahubwo icyo twita ni ukugerageza gushyira abakinnyi muri mudu tukagerageza kwikosantra kugira ngo twikosantre ku gikombe cya shampiyona aricyo gikombe nyamukuru gikinirwa mu Rwanda gishobora no kuduha itike ya Champions League ariyo y'ingenzi cyane nibyo twagerageje gutegura urebye kuri kote Basane na Fisto bose ni abantu bafite amavitesi cyane bafite n'amadrible meza rero twagerageje yuko kugerageza tugafungamo hagati noneho imipira tukagerageza tukajaje avant ariko ziciye ku mpande kugerageza ngo turebe ko ba créer ama occasion menshi. uwo ni umutoza Rwaka Claude asobanura impinduka yakoze ku munsi w'ejo turacyakomeje kuganira kuri munsi wa 26 wa shampiyona no 27 nawo ugiye kwinjiramo nawo turawukomozaho mu kanya gato cyane turareba bimwe na bimwe nyine mu bya match amakipe atatu afashwe n'umujyi wa Kigali ngo urasigarana iki nane babwiye ariko hanga